Janvier Nyarwanda yavuze ukuntu ibyamamare bimwe byamamaje izi nzoga bakazamamaza pe bakitwa ba brand ambassadors. harageze ubu ngubu ko inzira baciye rwose bamamaza ibintu byica abantu bongere bayice. Turabasabye tujyane nabo bongere bayice bavuga ngo rwose hehe n'icyuma. Ntabwo ari igisebo pe, tuvuge ko wenda babikoraga batabizi, ariko ubu noneho barabimenye. Ubutwari bwabo rero kuri urugamba niho tukeneye, ubwakaka bwabo, bwamamare bwabo, bw'ubudahangarwa bwabo nibo bukoresha, bwabo influencer bwabo nibo bukoresha baca icyuma mu gihugu, kuko nabo ni ababyeyi, nabo bafite abana barera muri iki gihugu. Ntugire ngo yego uruhare wagize ubyamamaza bikanyobwa, ibyo ngibyo turabyibagirwa, ariko abanyarwanda bakeneye kwibagirwa wowe wamamaje kiriya cyuma. Kigomba kwibagirana mu mitwe y'abantu, usubiye inyuma uvuga ati rwose naribeshye. Abanyarwanda hehe n'icyuma. Turabasabye nabo iyo nzira baciye bongere bayice, kuko ntituzajye tubabona basoroma amatunda igihe cyo kubaka u Rwanda ngo tubabure, kuko ibi ni ukubaka u Rwanda. Dukeneye bwa buhangange bwabo, bwa bwamamare bwabo, kandi bo biroroshye cyane. Uzi ukuntu babikoresha mu buryo bworoshye, ati bantu banjye bakoreshe mu buryo bwabo. Iyo nzira baciye bayice dufatanye, ntitubabure muri uru rugamba. Ese ubundi kugeza ubu ngubu bari hehe? Janvier uze kubambariza ati muri social media influencers, abahanzi muri hehe muri uru rugamba rwo guca icyuma mu Rwanda? Kindi, hari product nyinshi twagiye tubona muri ripereza twakoze, hari product nyinshi twagiye tubona ku masoko kandi badafite cya cyangombwa twavuze cya product registration. Ni ukuvuga ngo niba watse ibyangombwa bya product imwe, igihe ukoze indi product nabyo ugomba kuyakira icyangombwa. Ntabwo ari icyangombwa kimwe kuri byose, oya, icyangombwa na product, icyangombwa na product. Izo rero nizo za malpractice twagiye tubona, aho berekanaga ngo icyangombwa cya product runaka ubwo kikaba icyangombwa kuri product zose. Ntabwo byemewe. Erega bavuga ngo icyangombwa na product, cyo bavuga nuko iya product yemerewe kujya ku isoko kuko yujuje ibisabwa, yujuje ubuziranenge, nicyo biba bivuga, nta kindi. Ikibyemezo ku bindi bihugu cyasubijwe, eminent rwose twakugarantisa ko ntabwo birangiriye ahangaha, ntabwo birangiriye ku cyuma gusa, bizajya no mu bindi byose, kuko dukeneye umunyarwanda muzima ufite ubuzima buzima. Ngira ngo muribuka igihe tugaragaza ibyerekeye za ji za salama, hari abantu benshi baduteye n'amabuye, ariko ubu ngubu baragaruka bakavuga ati mwarakoze, ntabwo twari tuzi ko tunywa uriya mwanda umeze kuriya. Rero dufatanye. So izo ngamba ntabwo zihagaririye ku byuma gusa, zizakomeza, kuko ubuziranenge ku biribwa, ibinyobwa, nibyo biganisha ku munyarwanda muzima ufite ubuzima buzima. Kandi wibuke neza, nta cyasimbura ubuzima. Ikindi, uyu musore rwose w'umunyarwanda yanjyanye mu kibazo kitajyanye wenda na topic turimo, ariko reka tubyubahe tugusubize. Shema Fabrice yarafashwe ku itariki ya 11 Kanama, akurikiranyweho gutanga sheke itazigamiye. Iperereza rirakomeje, ni sheke ijyanye n'imirimo yakoraga. Kugeza aho ngaho nta kindi twatangaza, ndetse haveho n'ibindi bintu twumva by'urujijo abantu bamwe bagenda bavuga bitari byo. Iyi niyo official statement. Ngira ngo
n'ibyo ngibyo kuri icyo ngicyo. Ni imirimo ye bwite, urakoze, ni imirimo ye bwite, ntaho ifite aho ihuriye na Ferwafa, ni imirimo ye bwite. N'ikibazo akurikiranyweho na sheke itazigamiye ni ijyanye n'akazi ke bwite. Urakoze wenda kuba udufashe gushyiraho precision. Ibyo Theo urakoze. Mu by'ukuri kuva iki gikorwa cyatangira twafatanyije n'inzego zose. Iyo nimvuga inzego zose, wumve Minalog, wumve Minisante, wumve Minenter, wumve ibi bigo byose, Rwanda FDA, Rika, Rema, wumve inzego z'umutekano n'ubugenzacyaha, twabijyanyemo mu rwego rwo kugira ngo na Minicom bibe, kuko ni umwanzuro w'igihugu kandi izo nzego zose mvuze zifite aho zihuriye n'iki kibazo. Rero no buri munsi tugira inama, duhuremo n'abayobozi bakuru batuyobora, hatanzwe imirongo ngenderwaho, ndetse buri kigo, buri rwego rufite inshingano zahawe muri iki gikorwa turimo, ariko n'igikorwa byo gukosora no gukurikirana ibyuho bimwe na bimwe byari bari kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Rero no hasi hariya nuko birumvikana, kuko polisi dushobora kuba turi ahantu henshi kurusha inzego zose, ariko nibura inzego zibazo zo zirahari. Ubufatanye rero buzakomeza, ari mu bufatanye bwo kwigisha, mu muganda, y'amahoro abaturage bahuriramo, mu dusisiro, no mu bikorwa bye byose byo gukurikirana tuzakorana. Kandi uburyo buzakomeza, kuko igikorwa tugomba kugiherekeza ku buryo hatagira n'igisigara n'ibisigisigi. Ntibirangirira gusa, nababwiye ngira ngo ubushize sinzi mba nabibabwiyeho, birashoboka ko hari n'ibindi bizaza mu buryo bwa magendo. Ibyo nabyo turakorana n'imboni z'imipaka, abayobozi b'inzego z'ibanze, turabizi ntabwo barusahurira mu nduru baburamo, bene nk'abo b'abayobozi n'abandi bashobora gushaka kwihishira bagakora amagendo n'ibindi. Ibyo nabyo turabikurikirana, turakora n'inzego zitandukanye. Burya ku mipaka hari igihe dukoresha n'ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kubona aho tutabasha kugera neza. Rero nagira ngo nkwizeze ko guhera ku rwego rw'igihugu ukamanuka ku rwego rw'intara, izo nama yenda icyo nakubwiraga duhura buri munsi, n'abagavana barimo, ba meya barimo, abakuru ba polisi n'ingabo, muri ibyo bice byose bari kuri iyo nama. Buri muntu afite inshingano agomba gukurikiza, n'izo nzego zindi zigorora politike, amategeko, amabwiriza n'ibindi birahari. Mboneho no gusubiza icyo bari babajije cy'ibicuruzwa biva hanze, yenda twebwe ntituri mu mwanya wo kugisubiza, ariko hari inzego zibishinzwe aka kanya ziriho zibikurikirana kugira ngo ibyo ngibyo bijye ku murongo. Rero ntabwo twebwe twamenya iby'ubucuruzi n'amasezerano bari hagati y'ibihugu n'ibindi. Twebwe tuzamo igihe cyose tubonye byarenze ku mategeko cyangwa byatandukiraho no tuza, ariko mu bindi ubwo ngubwo biraturenze. Ariko icyo nabizeza ko cyo nuko hari igikorwa, ntabwo basinziriye, amatangazo araboneka, hari n'ibiganiro ngira ngo bishobora kuzabava cyangwa byanatangiye. Ibyo ngibyo amakuru naba mbahaye nayo kugira ngo ibyo nabyo byumvikanweho. Enda nkomerezeho vapes ntizemewe, ntabwo zemewe. E-cigarettes ni bimwe mu bintu mu itegeko, ni bimwe mu bigize ahubwo n'ikiyobyabwenge, n'ubwo wenda kiri muri kategori itari hejuru cyane. Vapes bigize bimwe mu bintu biri kase, itegeko rirahari, nuko abantu burya batabashaka gusoma, birahari. Yego birashoboka ko ubukangurambaga butagize imbaraga, ariko twabutangiye nabwo kugira ngo dutangire gufata dufunga duhana, dutangire kwigisha, ariko dukangurira n'aho abantu bahurira ko umuntu wese ubyinjiranye bamubwira ko abisiga ntabyinjire, kuko ntibigomba gukoreshwa. Ikibazo gikomeye duhora tushakisha uburyo tugikurikirana, tuno tuntu basigaye barize uburyo kaba kangana nka gutya. Hari igihe
ushobora kugira ngo ni na flash disk cyangwa n'umufuniko w'ikaramu. Ubimenyera uko agakubise ku muntu ukabona hasohotse umwotsi nko muri shampoo, niho utangira kubita cya kintu siki. Ibyo rero no kuvuga ko turakiga uburyo tubikurikirana ukuntu ari gatoya kabashe gutahurwa. Ariko mbere na mbere ubungu twatangiye ubukangurambaga mu babikoresha, kuko nindi shishije mu bundi buryo. Ni shisha itari cya kintu baterekaga nk'igikono, aho ije mu kantu kagendanwa bacaginga. Icyo abantu bitwaza ngo nuko itanuka, ngo nuko itamena umutwe, ariko umuntu wese wagakoresha azakubwira kari addictive, kari bikugira imbata ushaka. Kandi ibintu bikugira imbata burya tayari babyangirije mu bwo, hari ikintu cyo kigenda cyangirika mu bwonko. Rero nagira ngo abikoresha bumvireho, batangira bitekerezeho, babishyire ku ruhande. Ntabwo byemewe, biri mu mategeko, gusa twatangiye kwigisha, ariko naho ntabwo tuzahora twigisha tubirebera. Ubwo butumwa bwo butambuke. Ndi umupolisi, hari aho ngerageza kuba umudiplomate, ariko hari aho mbabwiza ukuri. Mu biro, mu kazi, mu tubari, ahantu hose bahura ari benshi, bari abantu basaka, bari abantu babonsaha, ntabwo ahantu hose tuba turi abapolisi. Hari ahandi kereka ari bya bitaramo binini, ariko nko mu night clubs ntabwo ari twe, hari abandi bagenzi bacu badufasha, security baho ngaho nabo batangira gushyiraho ibyapa bagakungira abantu ko hatemerewe kwinjiranwa vape. Icyo gihe umuntu atangira kubitekerezaho, natwe dukomeza kwigisha, turizera ko bizageraho bikumvikana. Ariko nibyo kuko ubutumwa butambuke ko ntibyemewe, biri kuri list y'itegeko, bareba amabwiriza ni nk'iteka rya minisante. Ibyo byose araho bihuriye, wenda turaza kureba, ndavuga ngaha bibarebeye, muragenda bibasomeye, ariko birahari. Inzoga ziva mu mahanga twazisubije, vapes ndayishubije, ibindi binyobwa nabivuzeho mugwane. Ibi nabyo nabikangira ngo nabikomojeho, nababuriye kandi kubabura si kugira ngo bivuge gusa, nuko naho hazakurikira. Umuntu wese ukoresha ibinyobwa, ubikora, ubicuruza, ubyinjiza mu gihugu, yewe n'ibi binyobwa bihiye byitwa ngo biremewe. Turabizi ko mu bihugu by'abaturanyi hari abantu babikora bakabishyiraho amarebo, cyane cyane zino nzoga zihenze z'amawisike, amajini, bya sinzi amazina yazo. Abantu amakuru dufite nuko mu bihugu by'abaturanyi ushobora rwose zivayo ngo zihindutse, bakavuga ngo nugura hano hakurya zirahendutse, ngo nukagura hanaha. Burya guhinduka bifite igisobanuro. Burya abantu bazi ko guhinduka kw'ikintu ubundi bifite igisobanuro. Ku muntu bizi uko bigura mu buryo busanzwe, iyo mvise bihendutse ugomba kwibaza zakozwe mu buhe buryo ku buryo zihenduka. Ariko ngira ngo nabaze bavuga ko bigira ingaruka. Umwe yayindi ngwiro original bayita ngo OG, itandukanye n'umwe cyakindi ngo buryo mu babyuka imitwe imeze biratandukanye. Ubwo rero ariko reka nabyo tuvuge ko tuzabikurikirana, nabyo bizakurikirana. Rero nagira ngo niyo mpamvu natanze bwa butumwa ko ayo makuru abantu barabitubwira, ntabwo bizarangirira. Abantu batangira basuzume hakiri kare rwose. Ubwo n'inzego zibishinzwe, ubwo ndavuga inzego za leta, nk'abatangire batera ikirenge, bafata echantillo, bagende amasamples, bapime, barebe ibi bintu, bitangire bikurwe mu isoko, cyangwa ibikosorwa bikosoke. Ariko twumvikana ikindi kintu kimwe, muri rusange iyo uganiriye n'abaganga muri rusange n'abahanga, niba igitwa ngo biremeye, ubona Coca-Cola, Fanta, ji, ibinyobwa byose biba byakozwe mu nganda, n'ubundi ngo iyo binyweye mu bwinshi nabyo si byiza, bitewe n'isukari bagiyemo, amafureva bagiyemo. Rero ibintu byose iyo tuvuze mu rugero rugomba kuba urugero, kuko ubwinshi bwabyo nabyo bishobora kuba ikibazo. Rero twongeye twibukiranye, nubwo duca ibyuma n'izemewe, gahunda yatumwe wese ntaho yagiye. Nagira ngo basoreze kuri icyo, ndumva ari ibyo nabagira ngo basubize, ariko ndabiza ko tuzabikurikirana kandi dufatanyije n'inzego muri rusange zindi zirebwa nabyo, ko niba bafite ubuhanga bwo kubireba no kumenya uburyo byinjira nuko bisohoka. Twebwe tugiyemo
twenyine dushobora kuba tutazi procedure tukagira ibyo twangiza. Niyo mpamvu iyo hajemo mu biribwa n'ibindi twitwaza ababishinzwe banabizobereyemo. Yes, tubahaye ikaze Ishema One TV nk'ibisanzwe. Twongeye twigarukiye twagira ngo tunasobanure noneho byimbitse ku bijyanye na byinshi bagiye bavuga umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri ndetse n'umuvugizi wa polisi Rutikanga Boniface ku bijyanye n'imaze iminsi bivugwa ku bijyanye n'ibyuma ndetse n'ibindi bitemewe nka vibes. Yavuze yuko zo zitanemewe, umuvugizi wa polisi yuko kandi hari itegeko ribihana, avuga ko ndetse abanje kuburira uzabirengaho cyangwa mbere yo guhana barabanza ubukangurambaga, ubundi nyuma yaho ntabwo bazakomeza kurebera ahubwo hazapurikwa itegeko. Tukiraho rero hari byinshi Dr Murangira Bitsiri yavuze, umuvugizi wa RIB bigiye bitandukanye, yanatanzeho umucyo ku bijyanye n'ibinyobwa byaciwe bizwi nk'ibyuma. Yakomeje avuga yuko rero ibyuma bitemewe kandi bitagomba kunyobwa, ndetse anashyira umucyo ku bintu bijyanye n'abagiye babifatanwa ndetse n'abayobozi bamwe muri FDA. Ni muri ubwo buryo rero Murangira Bitsiri yakomeje abisobanura ndetse anabwira itangazamakuru byinshi kuri ibi ngibi. Dr Murangira Bitsiri, umuvugizi wa RIB, yakomeje ndetse anasaba anavuga yinginga ibyamamare bimwe na bimwe bizwi, abahanzi ba content creator bamwe na bamwe bagiye bahabwa ibiraka n'aya makampani bazwi ndetse kugira ngo wenda bayamamarize. Ukuvuga ngo iyo wumvwa ndetse ukaba n'umuntu uzwi ku rwego runini, mu mvugo y'ubu ngubu baravuga ngo ni umuntu munini kuri social media cyangwa mu bijyanye n'ibyo akora. Yakomeje rero yinginga uko bashyizemo imbaraga mu kubyamamaza banabikundisha abantu, bongere bashyiremo imbaraga bababwira ko bibeshye bitewe n'uko iki kinyobwa nta buziranenge gifite. Yakomeje rero abisaba, anakomeza abivuga. Benshi kuri social media bakomeje kugenda babigarukaho, bamwe na bamwe niba muri kugenda mubibona, bavuze kuri Muyango wamamaje ibyuma, bavuga kuri The Ben wamamaje ibyuma, bavuga kuri ndetse na buri nguni na buri kantu. Gusa ariko babikoze mu buryo bw'akazi ndetse bari bafitanye contrat n'ayo makampani, ariko ntabwo bivuze yuko wenda ibyo bakoze bifatwa nk'icyaha uko byakomeze gusobanurwa. Gusa icyiza nuko nkuko babikundishije abantu, ababwira uti murihe, babahanzi barihe, baba content creator barihe, babantu bazwi barihe, kugira ngo bongere babwire abaturage ko bibeshye ahubwo icyuma cyacika hehe n'icyuma mu Rwanda. Ni byiza rero, yakomeje anabivuga yuko ubukangurambaga ari ngombwa, ndetse yongeye no gutanga umucyo ku bijyanye n'ifungwa rya perezida wa Ferwafa, akomeza avuga yuko adafungiye ibijyanye n'akazi ka Ferwafa nka perezida, ahubwo kuba hari sheke yatanze itazigamiye bigendanye n'akazi ke asanzwe akora ka buri munsi cyangwa business, atari ibijyanye n'akazi ka Ferwafa. Bityo rero yabitanzeho umucyo, anavuga yuko agikurikiranwa. Gusa buriya birashoboka ko yaba umwe iyo umuntu agikurikiranwa abagikurikiranwa, kandi zose zirashoboka. Rero ni byinshi byakomeje kuvugwa mu kiganiro cyahujwe cyangwa cyavuzwemo n'aba bagabo bakomeye cyane mu nzego z'umutekano, Dr Murangira Bitsiri, umuvugizi wa RIB ndetse n'umuvugizi wa polisi Rutikanga Boniface. Rero byinshi urakomeza ubimenya ari uko wakurikiye Ishema One TV. Komeza udukurikire, tubane hano, kandi ukora subscribe niba ari bwo bwa mbere uje, niba kandi warayikoze ukore like kugira ngo n'iyi video ikomeze igera ahantu hose ndetse benshi bayibone. Dukomeza muri kampanye yo kurwanya icyuma, kuko abanyarwanda bakeneye kubaho bafite ubuzima buzima. No kuvuga ngo rero hehe n'icyuma, turwanye icyuma, turandura icyuma, ubundi dukoreshe ndetse ibinyobwa byemewe n'ibindi byinshi byemewe, kandi tunanywe rwese.